Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni umubyeyi wanyu bakunda Nyiramwiza TV. Mwari mumaze iminsi mutaduheruka, twahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, turarwaza, bituma mutaduherukaga. Ariko ni ukuri twabatekerezaga umunsi ku munsi, murabizi turabakunda namwe muradukunda. Icyo mugomba gukora ni ukudushyigikira, mugakanda subscribe, mugakora comment, mbese mugasharingira abantu bose bagiye batandukanye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Murabizi ko iyi channel n'ubundi ariyo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, duhumuriza abantu, tubwiza abantu kuva mu byaha, mbese tugenda ducisha ibintu byinshi bitandukanye, abatumirwa bagiye batandukanye. Ariko ni ukuri turashima Imana ko yabanye natwe, ntabwo byari byoroshye, ariko twabonye Imana ikora, twabonye Imana yigaragaza. Umutware nubwo yararwaye ariko twabonye Imana ikora, kandi n'ubundi iracyakomeje gukora. Rero n'ubundi ni ukuri ubwo ntabwo nabibagiwe, n'ubundi hari ibyo twanazanye cyangwa se hari amajambo y'Imana menshi agiye atandukanye turi buze gusangira, kandi nzi ko muri bumererwe neza. Hari message nyinshi Imana yagiye impa muri iyi minsi nagiye ntaboneka, zose muraza kuzumva. Tatinze reka tubanze tubashyire imbere y'Imana kugira ngo n'ubundi uyu mwanya Imana iruke ibane natwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Mana, turagushimye, wabanye natwe mu bihe bigoye, wabanye natwe mu bihe bikomeye. Twabonye gukora kwawe, twabonye ineza yawe, twabonye presence yawe ukora, twarakubonye Mana. Iyo ukinze ntawe ukingura, kandi niyo ukinguye ntawe ukinga. Haleluya, haleluya. Mana, uyu mwanya tugiye kuganira n'abavandimwe n'abadukurikiye benshi bagiye batandukanye, abari mu bihugu byo hanze, abari hirya no hino ku isi yose. Nyemera Data, iri jambo tugiye kuganira rijya ribavana kandi rigiye naho ribashyitsa. Nyemera Data, Mwuka Wera aze abane natwe. Turagushimye, turakubashye, icyo ni cyawe Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Narimba kumbuye, sinabona uko mbivuga. Narimba kumbuye cyane abakunzi ba Nyiramwiza TV, mwese mbere byose ni ukuri ndabahobereye. Mugubwe neza aho muri hose, abadukunda, abadukurikirana, ndabahobereye. Ni ukuri ndabakunda cyane, numvaga mbakumbuye uko musigendaga kunyisha. Mbese aho nari navuga nti Mana we ntibumwarambuza, ariko ni ukuri twaje tugiye kujya ducisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, byinshi cyane. Muraza kuzanezerwa, ubuhamya, ibintu byinshi muraza kuza kunezerwa, kandi ni ukuri nzi ko mudukunda umunsi ku munsi. Agira ngo nkubwire ngo rero amaboko Imana izagukiza amaboko y'abanzi bawe bose. Wewe ntugire ubwoba. Nkubwira ngo abakugambanira, abakurwanya, abakuvuga, abagusebya, Imana iri buze kukuburanira kandi iri buze kukurwanirira. Wowe iturize uceceke. Nazanye ijambo rero rivuga ngo imiraba yose nituze, Yesu ari mu kazi. Haleluya, haleluya. Imiraba yose nituze, Yesu ari mu kazi. Imana ishimwe. Mbwira umuntu muri kumwe n'abari kutubona bose n'abatukurikiranye, umumbwirire ngo imiraba yose nituze, Yesu ari mu kazi, Yesu abyibereyemo. Ni ukuri Yesu abirimo. Ibyari bikuhagaritse umutima, ibyari biguteye ubwoba, ibyari bikugoye, ibyari bikunanije, Yesu abirimo. Reka nkubwire, hari igihe uba mu buzima, ukaba mu buzima bugoye, ukaba mu buzima bwo gupfundikanya, ukaba mu buzima bwabo no kubona icyo kurya ari bigoranye, ariko Yesu akakureba, akakwitegereza, akavuga ngo humura, siko bizahora kuba mutegereje. Nkubwire ngo humura, siko bizahora kuba gutegereje. Ubuzima ubayemo, ubuzima bukugoye, ubuzima bukuruhije, ubuzima bukunanije, nkubwire ngo humura, siko bizahora. Kandi nkubwire ngo ubuzima turimo gucamo none, ubuzima urimo kubona mu minsi ya none, nkubwire ngo humura, siko bizahora. Hari aho tuzagera, hari aho bizahinduka, imiryango yaguta, umugabo yakureka, abana bakunanira, ariko nkubwire ngo ubwo buzima umazemo igihe kinini
ntago ariko bizahora. Haleluya. Dufite Imana rero itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Yo mbabwire ngo Yesu araryoha, Yesu ni umugabo ukomeye. Iyo umufite, niyo waba udafite amafaranga, umufite byonyine wumva kuryoheye. Yesu ntacyo twamugeranya nacyo. Yesu ni umugabo ukomeye. Yesu yamanutse ikuzimu yambura shitani urufunguzo akingurira abera. Yo nkubwira ngo Yesu niwe ukomeye mu buzima bwose, aruta amafaranga, aruta abagore beza, aruta abagabo beza. Yesu araryoshye. Haleluya. Yesu araryoshye. Yesu iyo umufite, niyo waba nta byo kurya ufite, araguhaza wenyine. Haleluya. Yesu iyo umufite, niyo nta mugabo nta mugore, araguhaza wenyine ukumva araryoshye. Haleluya. Yesu nabonye nta kintu twamugeranya. Yesu niwe utanga amahoro. Yesu niwe utanga agaciro. Yesu niwe utanga icyerekezo kizima. Haleluya. Niwe nabonye uguha ukumva uranyuzwe, muri dukeya ufite ukumva ukaryama ugasinzira. Haleluya. Yesu ntacyo twamugeranya nawe. Yesu yamanutse ikuzimu yambura satani urufunguzo akingurira abera. Haleluya. Yamubwira ngo urugamba rwose uri kurwana, intambara zose uri kurwana, wowe zishyiremo Yesu, ubundi rero ngo biragenda neza. Haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana ko twamumenye. Ndashimira Imana ko twabonye Yesu. Ndashimira Imana ko twabonye agakiza byari bikomeye. Ndashimira Imana yadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Ibukana Imana yagukuye mama, ibukana Imana yagukuye papa, ibukana Imana yagukuye wa mukobwa we, ibukana Imana yagukuye mu kabari, ibukana Imana yagukuye hahandi hose naho atekereze. Ni ukuri urukundo rw'Imana ntitwaruvuga ngo tururondore. Urukundo rw'Imana nta nubwo niyo washaka n'abanditsi bakandika ntabwo barurangiza. Urukundo rw'Imana nirwo rwagutabaye. Urukundo rw'Imana nirwo rutumye ibyara bikemera. Urukundo rw'Imana nirwo rutumye urwo rugo rutindamo. Haleluya. Yesu yarararyoha mwene data. Reka nkubwire, hari igihe kimwe nabayemo mba mu buzima bugoye, mba mu buzima bubabaje, mba mu buzima bw'ibikomere, mba mu buzima bw'imibabaro, mba mu buzima bw'agahinda, mba mu buzima bwo kwambara ubusa, mba mu buzima bw'inzara, mba mu buzima bwo kutagira aho kuba. Ariko aho namenyeye Yesu, haleluya, ubuzima bwarahindutse, amateka arahinduka. Nabonye Yesu atanga agaciro, nabonye Yesu atanga ijambo. Nukwireka nkubwiza ukuri, no kuba ndi kuri mfitiye imikoro, nukubera Yesu. Iyo wamumenye neza utabivangavanga, utamubangikanya, nukuri Imana irakwiyereka. Reka mbabwire, Imana ijya imara ibikomere. Haleluya. Imana ijya ikuraho ibikomere. Yo nkubwire ngo igikomere urakigendana, ukacyambariraho ikote, ukacyambariraho ipantaro, ukacyambariraho ishati, ukacyambariraho igitenge, ukacyambariraho baze nziza, ariko ufite igikomere. Igikomere nticyakubuza kubaka urugo, igikomere nticyakubuza gukora mu biro byiza, igikomere nticyakubuza staya siwaya, igikomere nta nubwo cyakubuza kugendana n'abantu. Igikomere ni ikintu ubana nacyo, umutima ukajya ubyimba gusa ubyumva, ariko ntibikubuze gukora ubuzima busanzwe. Ariko igikomere niba ari ikintu nabonye umuntu abana nacyo, igikomere kikakubabaza, ariko nta wundi wagukiza igikomere usibye Yesu. Yesu niyo uza akakomora, akagusigira amavuta, agakandakanda inguma zose, igikomere kigashira. Hari igihe wisanga umuntu waguteye igikomere umubona umunsi ku munsi, ukumva ko nyine wowe utazamubabarira, ariko Yesu yageze mu buzima bwawe, bya bikomere byose birarangira. Haleluya. Rero hari igihe uba mu buzima hahandi ubona ko byarangiye, hahandi ubona ko nta garuriro, hahandi ubona ko nta gaciro, hahandi ubona ko abantu bose bakuvuyeho, hahandi ubona ko abantu bose bagutaye, hahandi ubona ko mbese usigara wireba ukabona ntabwo ari wowe, ukabona nawe ntabwo uzi icyo uri cyo. Ariko aho ngaho Yesu, hahandi abantu bagutaye, hahandi abantu bakujugunye, hahandi uri mu gahuge kawe cyangwa se hahandi uri wenyine, aho niho Yesu azira. Aho gati mwana wanjye humbura, komera, komera ushikame. Aho ngo komera, aho ngo ntabaza ndagutabara, muhereke ibikomeye biruhije wowe utamenya. Aho ngaho niho Yesu aza akaguhumuriza, akakuba hafi. Haleluya. Dufite Yesu rero ntacyo tuzaba, dufite Yesu turakomeye. Haleluya. Njya nkunda uyu mugabo. Haleluya. Hari igihe kimwe nigeze kugeramo mura n'intambara mu murimo w'Imana, ariko ndapfukama mbwira Imana ngo Mana ntabara, dore birakomeye, dore intambara ni nyinshi mu murimo,
nta wundi duhungiraho, nta wundi tubwira. Ikikuraho intambara, igikuraho ibibazo, igikuraho ibigeragezo, ni uko ugomba gupfukama ukabwira Imana ngo Mana, gupfukama kwawe, gushinga ivi kwawe gutuma Imana imanuka ikaza igakora. Gusenga kwawe kujya kubasha gukuraho intambara, kujya kubasha gukuraho ibigeragezo. Imana yacu yarishimwe. Twari dusa nkaho turi kuganira utuntu tundi, ariko yamubwire ngo we ngo komera ukomere, wowe ukomere, wowe ufite intambara nyinshi zigiye zigoranye. Muri iyi minsi hari umuntu twigeze gusengana, arambwira ati Mushumba, mfite ikigeragezo cy'imbeba. Ati imbeba zambereye imbeba, imbeba ziba imbeba mu rugo rwe, imbeba ziraza zirya imyenda, imbeba ziraza zirya amasahane, zirya amajerekani, zirya utubati, zirya buri kintu cyose. Imbeba ziba imbeba. Buri muntu wese aba afite umusaraba we. Hari igihe wabwira umuntu ati imbeba zabaye imbeba, ukumva ko nyine ari ikintu kiri aho cyoroshye, ariko umva byari bimubabaje kandi umva ko byari biteye isoni. Niba aguze akenda agasanga imbeba zakariye, buri kintu cyose imbeba zimubera ikigeragezo. Ndasenga nuko Imana ati izi mbeba zazanywe n'abarozi. Ariko ibyo byose iyo utabaye maso, hari igihe winjirwa mu rugo rwawe ukinjirwa n'uwo mwuka. Ariko iyo ubayeho ugasenga, ukinginga Imana, ukaba bugufi bw'Imana, gusenga niko kwatumye izo mbeba zibasha kuva mu rugo rwe. Twarambwira ati Mushumba, Imana iguhe umugisha, imbeba zari zaranjengereje, ariko ubu ngubu imbeba zaragiye. Niyo mpamvu nkubwire ngo ubundi umuhanga nukomera mu bikomere akabasha kubisohokamo neza, nta muntu umucishije lastifu, nta muntu umucishije mu ijisho. Umuhanga nukomera mu bikomere akakomera, nta muntu umucishije mu ijisho, akabisohokamo neza, nta muntu umenya uko byagenze. Byose biremera. Haleluya, Imana ishimwe. Nazanye ijambo rero riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice 4 umurongo wa 38. Reka tuhasome twumve ko batubwira. Haravuze ngo yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati Mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arabaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Umurongo wa 41 haravuze ngo baratinya cyane, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Haleluya. Nazanye ijambo rivuga ngo imiraba yose nituze, Yesu ari mu kazi. Amen. Intambara zose ubayemo, ibibazo byose ubayemo, ngo yari asinziriye ngo arebe ibwerekeza. Niyo nkubwira ngo nubwo yari asinziriye, ariko yari ari kureba mu kibazo cyawe. Ni ukuri Yesu arabizi, ari kureba muri cya kibazo cy'uko umaze iminsi utarimo kurya, ari kureba mu kibazo umaranye iminsi, ari kureba ko ufite kredi nyinshi cyane, ari kureba ko amadeni akumereye nabi. Yesu arimo arareba ko uburwayi bumeze nawe mu rugo rwawe. Yesu nubwo yari asinzira, ariko asinzira ari kureba mu kibazo, ari kureba ibwerekeza, arimo arareba ibyo bagukorera, arimo arareba uriya murozi uhora uguteza amahembe, arimo arareba uko abana bawe kwiga byanze. Yesu arimo aritegereza, arimo arareba uriya mugabo staye uhora kunaniza, uhora gutoteza, uhora yibera mu kabari, uhora yibereye mu bagore. Yesu nubwo asinziriye, ariko arimo arareba ibwerekeza, arimo arareba mu kibazo cyose ubayemo. Nuko Mwigisha ntubyitayeho. Nubwo ushobora kubona uri mu kibazo ukabona ntago Imana ikureba, ukabona ntago Imana ibyitayeho, ibyo byose akaga uri guhura nako, nagira ngo nkubwire ngo Imana iba yamaze kugera ahantu ikibazo cyari kukwicira, cyangwa se ahantu wari gusebera abantu bose bakakubona. Imana ibasha gukumira ibitugeraho hakiri kare, ikajya kubitangirira mu nzira bitaratugeraho. Imana ibasha kujya gukumira ibyari bishatse kuza kutwica, ikabitangira mu nzira bitaratugeraho.
haleluya. Ngo aramubwira ngo mwigisha ngo ntabwo ubyitayeho, ngo dore tugiye gupfa. Nujya mubwire ngo ushobora kuba mu buzima bwa bundi ubona ko ugeze kuri finali, bwa bundi ubona ko byarangiye, bwa bundi ubona ko imanza zabaye imanza, bwa bundi ubona ko nyine bagiye kugusohora mu nzu, bwa bundi ubona ko iyi nda utazayibyara, bwa bundi ubona ko uheze mu bitaro, bwa bundi ubona ko utazishyura iri deni, bwa bundi ubona ko baje guteza cyamunara. Ushobora kuba mu buzima bwa bundi ubona ko byarangiye, ubona ko ugiye gupfa, ubona ko nyine nta gutabarwa guhari, ubona nta cyerekezo. Yesu ngarabwira ngo ni muceceke, haleluya. Hari ibintu Yesu aje kubwira ngo ni biceceke ku buzima bwawe. Agiye kubwira babandi biroga bakuvuga ngo ni baceceke, agiye kubwira babandi bari barakugize igitaramo ngo ni baceceke, haleluya. Agiye kubwira ubukode ngo ni buceceke style, agiye kubwira inama zose bagukorera kudahari ngo ni baceceke. Hari ibintu Imana ize gucecekesha ku buzima bwacu, hari ibintu Imana ije gucecekesha mu ngo zacu, hari ibintu Imana ije gucecekesha mu murimo w'Imana, haleluya. Hari ibintu Imana ije gucecekesha mu bavandimwe. Maze iminsi ufite abavandimwe ariko hari intambara, hari ibigeragezo, ariko Yesu aje gucecekesha ibyo byose, haleluya. Hari amagambo bakuvuze bakuvugira mu rwongorerano, Yesu yahageze aravuze ngo ni baceceke. Abakuvuze, abagusebya, abakurwanya, abaguharabika, abakugize amatangazo rastaya, Yesu arahageze aravuze ngo ni baceceke. Aka kanya byari byaragufashe ijambo, Yesu aravuze ngo ni biceceke, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ngakangutsa cyane umuyaga abwira inyanja eti ngo ceceka, haleluya. Imana yacu nikanguka, haleluya. Imana niza gukanguka iraza wa murozi wari umaze iminsi acuragura mu rugo rwawe, arahita acyaha umuyaga acecekesha ibyo byose. Imana nikanguka hari ibintu byinshi iri buturishe. Hari umuyaga style, haleluya, haleluya. Mama wahuye n'umuyaga, papa wahuye n'umuyaga, mukobwa, musore wahuye n'umuyaga, wahuye n'umuyaga wa mubyeyi we wo kubura urubyaro, wahuye n'umuyaga wo gushaka urushako rukubera rubi, wahuye n'umuyaga wo gucuruza ugahomba astaya, wahuye n'umuyaga ayiwe wo gukora amafaranga ntuyabone kandi wakoze, wahuye n'umuyaga wo kubyara abana bakakubera ibirumbu, wahuye n'umuyaga wo kuba abana bawe wabyara bahora babyara mu rugo rwawe, wahuye n'umuyaga mama, wahuye n'umuyaga. Hari umuyaga wahuye nawo, hari umuyaga wahuye nawo, hari umuyaga wahuye nawo. Yo mubwire ngo humura, Yesu agiye kuza acecekesha ibyo byose. Wagiye ugerageza kugira ibintu byinshi ukora, wagerageje gukora imishinga ariko umuyaga uraza niwatuma ya mishinga igeraho. Wagiye ugerageza gukora byinshi bigiye bitandukanye, wadepoje ahantu henshi, n'uwo n'umuyaga. Iyo mpamvu utari kwakira akazi nk'abandi, uwo n'umuyaga waje ugera mu byawe, ariko Yesu nahagera ari buze guturisha iyo nyanja umazemo iminsi, ari guturisha icyo kibazo cyo mu itorero. Niyo nkubwira ngo mu itorero barakwibasiye, buri wese aravuga ibyo ashaka, buri wese yakugize igitaramo, buri wese yakugize itangazo. Yo nkubwira ngo dufite Imana itabara uko biri kose, ntabwo tuzaruhira ubusa abantu bakorera Imana. Yo nkubwira ngo humura, inyanja yose umazemo igihe kinini Yesu yarayibonye, haleluya. Yo nkubwira ngo rero ngo tuza wicecekere, urugamba ni Yesu ruyoboye, haleluya. Tuza wicecekere mu bibazo byose ubayemo, mu ntambara zose ubayemo. Yo nkubwira ngo tuza wicecekere. Ngakangutse ngacyaha umuyaga abwira inyanja ngo ceceka ituze. Inyanja nayo igira gute? Iratuza. Mu yandi magambo, ahantu Yesu yageze abadayimoni barahunga. Ahantu Yesu yageze ibibazo byose yaba iby'inzara biribwiriza, abantu bakarya. Ahantu Yesu yageze byari byaragucanze, uri mu bibazo bidasobanutse, uri mu madeni, ufite musaza wawe staya, uhora aba mu kabari, uhora aba mu nzoga, nta kutagize, warasenze, wakoze byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nyamubwira ngo Yesu nahagera, Yesu nagera ku buzima bwe, agiye gucyaha inyanja, agiye gucyaha umuraba wose wari uri mu buzima bwe. Inyanja yose iri buhite iceceka, ahita agira ubuzima, nawe ahita abona akazi nk'abandi. Yo mubwire ngo ufite imiryango myinshi yagiye igendera mu bintu
ibigirwamana, banze kwakira agakiza, banze guhinduka. Ariko Yesu nahagera hari ibyo aje gucecekesha, hari ibyo aje kumenagura, hari ibyo aje gushwanyaguza. Yomubwira ngo warugowe, warunaniwe, umaze iminsi ufite stress, udasinzira, nta bitotsi ufite, uwo nawo ni umuyaga. Yesu agiye kuza acyaha uwo muyaga. Namara gucyaha uwo muyaga hari ibintu byinshi biri buze guhinduka. Navuze ngo amen, haleluya, haleluya. Hari ibintu byinshi bigiye guhinduka. Yesu ahantu yageze ibintu byose biremera. Inyanja iratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Yamubaze ngo mama niki kigutera ubwoba muri iyi minsi ya none? Abantu muri iyi minsi bafite ubwoba, barimo baravuga ngo turapfuye, ngo turarangiye, ng'inzara iratumaze, ngo byacitse byakomeye. Yamubwire ngo inzara imarwa nuko umuntu yakoze, inzara imarwa nuko umuntu yashakishije ubuzima. Ntabwo uzicara, ntabwo uzaryama ngo wumve ko nyine ibintu bizakwizanira. Birasaba ko nawe ukora ugashakisha imirimo yose. Usibye ko abantu bakunda kugira, abantu bakunda kwitwaza ngo niba ibyo nigiye, niba narigiye ubuganga ntabonye ubuganga nta kandi kazi nakora, ngo niba narize gutwara imodoka ntabonye imodoka nta kandi kazi nakora. Mu buzima umuntu aba agomba gutekereza. Kugira ngo ugire ku kintu nuko wagize gutekereza ukagura ibitekerezo. Hari n'igihe tubeshye Imana ngo Imana yaraturetse, ngo Imana yaradutaye, Imana yaratujugunye. Ariko nuko inzara imarwa nuko wakoze, kandi inzara imarwa nuko nyine nawe watekereje ukareba kure. Tumenye gukora, dushakisha imibereho, ni ukuri kose inzara izagenda kandi inzara izashira. Gusa Yesu atabibayemo ntabwo byakwemera, ariko uzemere Yesu abe mu buzima bwawe. Ahantu Yesu yageze rero amateka yose arahinduka. Niyo mpamvu mbabwire ngo mwebwe mukomere, Yesu aje guturisha umuyaga. Ugasanga nkanjye ukunda kwakira ibyifuzo by'abantu benshi, ugasanga uri umukobwa wagiye ubona abasore ukabanga, ukagenda ubanga ufite ibintu ushingiyeho, kandi wenda umuntu yaje agukunze nubwo nta kintu yari kuba afite cyangwa se nta kintu yabona yakugezaho, ariko urukundo nirwo rwa mbere kuko ibintu nibishaka. Ugasanga rero umukobwa ageze mu myaka 40, 30 bitewe nuko atabaye maso. Imana mubwira ngo wa mukobwa n'umusore aje ufite icyifuzo cyuko ugomba gushaka umugabo, umusore ugomba kumwemera, ubuzima bwose mukazabufatanya kandi no gutera imbere bikazakunda. Kuko burya umugore aba yaje kuba umutwe, aba yaje gufasha umugabo, aba ari umufasha w'umugabo, kuko umugabo ni umutwe n'umugore nawe akaba umufasha. Iyo bafatanyije bahuje ibintu byose bibasha kwijyana. Niyo mpamvu mvuga ngo ntugacike intege, wa musore bahani bakwanga ukomeze uterete. Wa mukobwa we nubona umusore yaje ntabwo ufite kumwanga, ugomba gufatiraho, ugafatirana hakiri kare kuko abagabo barabuze. Niyo mpamvu umuntu aba kugira ngo iyo ubonye umugabo uza akubwira ati ndagushyira mu mago, uba ugomba gushyiramo icyerekezo, uba ugomba gushyiramo akabaraga, ubundi Imana ikazabashyigikira. Ubwo rero uyu musore ugacika intege ngo umukobwa yanyanze, ukongera ugakubita undi mwaka, ntabwo ugomba gucika intege, uba ugomba gukomeza. Ubundi imirimo wose werekejeho amaboko uba ugomba kuwushyiramo agatege, uba ugomba gushyiramo imbaraga ugakomeza. Niba haba kwanze, niba mbese mpaka kugeza igihe isezerano ry'Imana risohoye ku buzima bwawe, ntabwo ugomba gucika intege. Niyo mpamvu nawe rero Yesu ahagere azagira ibintu acecekesha, Yesu ahagere azagira ibintu aturisha, kuko urumva urananiwe, urarushye, ariko dufite Imana dufite byose. Rero ngiye kuza kuri iyi kamera nk'uko Imana yambwiye ngo mbwire abantu, abadukurikiye, abatwumva bose babe maso, kuko igihe tugezemo ni igihe cyo kuba maso, ni iki cyo gushakana Imana umwete. Kandi mbabwira ngo uko turushaho kugenda twinjira mu iterambere, ni nako ibintu byinshi bigenda bigorana, ariko nituba maso tugashakana Imana umwete, tugakora ibyo Imana ishaka, bizagenda neza. Ndabwirwa ngo uyu mwaka, mu mpera z'uyu mwaka, harimo impfu nyinshi cyane. Nabonye harimo impfu nyinshi, mbona imivu iri gutembana abantu, mbona harimo impfu, mbona harimo gusubira inyuma ku bantu, mbona harimo gucika intege ku bakristo, mbona abantu bacitse intege, abandi babivuyemo, mbona mbese habayeho umudurungano, umuvurungutano. Ndabwira ngo nimbwire abantu ngo nimwongere ibihe byo gusenga kandi murusheho gushakana Imana umwete. Ndabwirwa ngo hagiye gupfa abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abakozi b'Imana, abashumba, abadiyakoni, abakristo, urubyiruko,
hagiye gupfamo abantu benshi bagiye batandukanye. Imana irimo iracyura umugeni kandi Imana irimo ireza umugeni. Ndabwirwa ngo rero umuntu wese udukurikiranye ahantu ari ajye amenya ko isaha ku isaha Yesu yaza ahora atunganyije iherezo rye. Ndabwirwa ngo umuntu wese ahari, yaba ari mu kazi, yaba ari mu modoka, ahantu hose ujya uri hatandukanye, ujye ujyana uvuga uti umunsi wanjye waba uyu munsi bikarangira. Ndabwirwa ngo Yesu arimo areza umugeni. Ubwo rero numva izo mpfu. Ikindi mbona habayeho abantu guhinga, bamwe barejeje abandi bararumbije, usanga mbese ni ibintu habayeho kwitotombera Imana. Ndabwirwa ngo abantu nubwo ari abahinzi cyangwa se abakora ibintu bigiye bitandukanye, ntabwo abantu babaye ibisambo, ntabwo abantu bagitanga 1/10. Abantu basigaye bihugira bakikunda, bakumva ko 1/10 nyine ari ikigiye kujya abapasiteri. Ndabwirwa ngo wowe kiranuka ku byawe, ibindi ntibikureba, aho bijya ntibikureba, aho gukiranuke utange 1/10. Ndongera kubwira abantu ngo gukorera Imana mu buryo bwose, bwaba mu butunzi, haba mu bushobozi ufite, haba gushyigikira umurimo w'Imana, ntabwo birabikuraho icyaha, nta nubwo bituma umuntu ajya mu ijuru, ahubwo ni imirimo izaduherekeza. Iriya ni imirimo izaduherekeza, ntabwo bakubwira ngo tanga iki ngo ubabarirwe ngo cyangwa se ngo ugende utoya. Biriya Imana yacu yatwitangiye ku musaraba, nicyo kiguzi yaduhaye, iradupfira umunyabyaha njye nawe tubona ubugingo. Ntabwo rero bivuze ngo kuba watanze 10,000 cyangwa ngo kuba wubatse urusengero cyangwa se ngo kuba wakoze ikintu runaka ngo nibyo bituma ubona ubugingo cyangwa se ngo uzabona ijuru. Oya, kubona ijuru kwawe ni imirimo uzaba wakoze myiza izaguherekeza. Imirimo ukora, gufasha abarwayi kwa muganga, amaturo utanga mu rusengero, ibya 10 utanga, abo ugaburira, abashonji, abambaye ubusa ukabambika, ababuze aho kuba ukabacumbikira. Iyo yose ni imirimo myiza izaguherekeza. Ndabwirwa ngo ngira abagabo bari kunywa inzoga, mbabwire ngo inzoga muri iyi minsi zisa nkaho nagiye kubona mbona ikuzimu basutsemo aside. Mbona umuntu wese ugiye kujya anywa inzoga, mbona izo nzoga zibateje ibibazo mu nda. Mbona abagabo, abagore, mbona abantu benshi barwaye uburwayi budasobanutse. Imana iravuga ngo nzabwira abantu banywa inzoga ngo bagarukirize aho, kuko inzoga zamaze guhumanywa, zamaze kubamo aside. Ndabwirwa ngo abantu mube maso, musenge, muve ku nzoga, abandi muzireke kugira ngo izo aside zitabangiza. Ko nabonaga abantu bajya mu bitaro cyane bakarwara indwara, bakivuza amafaranga akabashiraho. Ndabwirwa ngo rero muri iyi minsi ni ugusenga. Umwuka w'ubujura ubaye bwinshi, ubujura mu buryo bw'ubwesikoro, ubujura bugiye butandukanye, haba mu bantu bakiyitira izina rya Yesu Kristo ariko bafite umwuka w'ubujura. Ndabwirwa ngo umwuka w'ubujura ubaye mwinshi. Ndabwirwa ngo dusenge twirukana umwuka w'ubujura, ko nanone ikuzimu basutse umwuka w'ubujura, abantu bakajya biba mu buryo abantu batanatekereza, cyangwa se umuntu atakubona ko wiba, akaza akagutekera umutwe yitwaje izina rya Yesu Kristo cyangwa se yitwaje ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mbona abantu benshi bafite imiti bagenda bakoresha mu ubwo buryo bwo kugira ngo besikoroke abantu. Ndabwirwa ngo Yesu araje kandi aje kurimbura, aje gukubita. Ndabwirwa ngo abantu mube maso, mushakane Imana umwete. Hari ijambo nahawe muri Matayo 7. Iryo jambo reka turebe ko havuga. Haravuze ngo ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Ni iki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? Cyangwa wabasha ute
kubwira mwene so tihinga ngutokore agatotsi mu jisho ryawe kandi ugifite umugogo. Impamvu usomye iri jambo, Yesu yarambwiye ngo muri iyi minsi abantu bamaze kumva ko bahawe ubuntu, nta muntu ugishaka kwihana ibyaha, ahubwo abantu barashinjanya ibyaha bagatungana intoki, niho bisigaye biviramo gusebanya. Ndabwirwa ngo hari umwuka wo gusebanya mu bakozi b'Imana, umwuka wo guharabikana, umwuka wo guhangana, umwuka w'amashyari. Imana irambwira ngo abanyamashyari ibabona nk'abarozi. Ndabwirwa ngo rero ngo ntimugatokore, ngo ntukihute gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, ngo banza urebe umugogo uri mu jisho ryawe. Mu yandi magambo, ntabwo bikwiriye ko umugenzi wawe uri kujya kumusebya kuri za kamera hirya no hino hose muharabikana, ugasanga bikoreye itorero runaka, ADEPR ingeri zikera abanyabyaha, iri torero twebwe turakijijwe, mbese ugasanga ngo bamwe ni abaporo abandi ni abandi, ugasanga ni ibintu harimo umwuka w'amacakubiri, kandi ni ukuri twese tuvuga Imana imwe. Ndabwirwa ngo tugire gukiranuka tugacirana imanza, uzaca urubanza ni umwe, ahubwo wowe uharanire kugenzura umutima wawe ngo uhere ku musatsi, uvuge ngo umusatsi wanjye ese urakijijwe, mutwe wanjye urakijijwe, maso yanjye urakijijwe, munwa wanjye urakijijwe. Mbese uhere kuri buri mubiri wose wiganiriza, ugende ubaza amavuta nisiga arakijijwe, buri kintu cyose ugende wiganiriza, uzabona igisubizo ko ukijijwe cyangwa se Imana ikuzi, cyangwa se kubana n'Imana neza. Nta bindi byinshi ndacyo kwinjiramo, gusa yamubwire ngo mukomere abafite ibibazo bigiye bitandukanye, abari kwa muganga, abananiwe, abaruhijwe, abagowe, abari mu bibazo bigoranye, ubukene, inzara, kubura aho kuba, abantu baragutaye, nta gaciro, urugo ubayemo ururiramo igitondo n'ikigoroba, mbese akazi ubayemo, kaba ko mu rugo, kaba ko hirya no hino, yo nkubwire ngo humura kandi ukomere. Yesu hari ibyo aje gushikisha ku buzima bwawe, kandi nkubwira ngo Imana iri mu kazi, nubwo wabona ko itari gukora, nubwo wabona ko birimo kwanga, nubwo wagerageza amahirwe, komeza unabura urushundura, ni ukuri kose. Nubwo wanabura urushundura ukabona ntabwo warobye, yo nkubwire ngo humura, ejo bizemera, kandi ni ukuri komera, dufite Imana ishobora byose. Rero Imana ibaha umugisha, ndabakunda, nta bintu byinshi, Imana ibaha umugisha, mwakoze kubana natwe. Kadusenge dushima Imana ko kubwa byinshi igiye gukorera abantu. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Urashoboye Kristo, urashoboye, uri Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Haleluya! Yesu uje guhemba no guhana, kandi nyiringabo Imana uriyiziye. Hari ibyo gucecekesha ku buzima bwacu, abantu baratuvuze, abantu baraturwanyije, abantu baratunanije, abantu baratugoye, abantu batugize amatangazo, abantu bagiye batubeshya, bagiye badusezeranya bakatubeshya, ariko we Kristo ntabwo ujya ubeshya, wowe yusezeranije ntabwo ujya ubeshya. Mu izina rya Yesu, Uwiteka, abantu bararushye, abagabo bararushye, abagore bararushye, abakobwa bararushye, ababyeyi bararushye, umuntu wese Kristo ararushye, arananiwe, abantu barananiwe. Data, tanga imbaraga mu bwoko bwawe, tanga imbaraga mu bana bawe. Jambo ryatubwiye ngo uwo mwana arakura, hagwiza imbaraga z'umutima, haguma mu butayu kugeza igihe yerekeyemo Abisiraheli. Haleluya! Ayiwe, rindira rwangu ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Nyemera Data ukomeze utwambika imbaraga, uduhe gukomera mu bibazo, uduhe gukomera mu bigeragezo, uduhe gukomera mu ntambara, uduhe gushikama, kandi utwongere ishyaka Mana, utwongere imbaraga. Ndagushimye, hamweretse abantu bananiwe bose, bari barushye, bari batenebutse, ubongere imbaraga. Mana, mweretse n'abarwayi, abarushye, abafite indwara zananiranye. Kristo mukore kuri izo ndwara, ukize za diabete, ukize za kansa, ukize imivuduko, ukize imitima, ukize ibibyimba, ukize buri muntu wese wari ufite indwara y'amaguru. Ndabasengeye cyane Mana, bakidukurikirana, ugira ibintu uhindura, ugira ibyo ukora. Ndagushimye, ndakubashye, icyo ni cyawe Kristo. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turabakunda.